reka nguhe ikaze nanone mu kiganiro imibereho myiza y'abaturage aho tugenda tuganira n'abantu bafite impano zigiye zitandukanye by'umwihariko abahanzi mu buryo bwa sinema cyangwa se baririmba indirimbo nyine bisanzwe cyangwa se abashushanya abanditsi ndetse muri ubwo buryo bwose bugiye butandukanye. Niba wacikanwa n'iki kiganiro uze gusimbukira ku umwimerere official ukore subscribe kugira ngo urushaho gukurikira ibiganiro nyine bigiye bitandukanye ndetse na filimi zigiye zitandukanye. Of course njye nitwa DJ Sami, reka nguhe ikaze. Amakuru yawe wihute? Niriwe neza, amakuru ni meza. Njye nkurikije kuntu nakubonye wifunze nanze kutazi Ikinyarwanda. Ubu nayo ndi gushakisha Icyongereza ngiye kuvuga hano kabisa. Iyo Ikinyarwanda ndakizi, navukiye mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Ya, nawe rero uri umuhanzi se? Ya, nanjye ndi umuhanzi. Wambaye agapera se? Terwa n'icyo wita ubuhanzi. Ya, nawe uri umukinnyi wa filimi? Ya, nanjye ndi umukinnyi wa filimi. Yes. Mba amazina yawe, impano yawe yaje ite wowe byifashe bite? Ya, murakoze, mbanje kubashimira. Amazina nitwa Cyuzo Elvira. Ndi umuhanzi nanjye, nyina amafilime menshi atandukanye. Yes. Ya, Cyuzuzo. Meze bon. Meze bon. Mwaka watangiye neza? Ya. Fresh cyane. Nashaka ariko kwitaho neza? Keri zose. Ya, ambo. Hanyuma rero kariyeri yawe yo gukina filime yaje ite muri rusange? Ya, kariyeri yanjye yo gukina filime nyine nakundaga filime muri rusange. Nkabona filime, nkabona abastari barimo, nkumva ndabikunze, mvuga Imana njye ni gute nzaba umusitari nk'uriya muntu pe. Nyine numvaga nshaka nanjye kuzaba umusitari, nkabona rebaga. Ya, ibyo nibyo nahoraga nimora nsaba Imana ngo Imana uzambabarire nanjye nzagere hariya hantu uriya yageze. That's why numvise ko ndi interested kuba nakomeza kujya kwiga nkakuza impano yanjye. So ni byiza cyane kugeza ubu ngubu rero muri filime umaze kugaragara filime zibi na muri rusange urimo urabitegura ute mu buryo bw'impano yawe? Ese ababyeyi babivugaho iki? Inshuti se zibivugaho iki mu bigendanye no kwinjira mu mwuga wa sinema muri rusange? Ya, urabizi ntabwo biba byoroshye pe. Iyo ugiye gutangira intambwe, iyo ugiye kuva ku kigero kimwe ujya ku kindi, urabizi uhura n'imbogamizi nyinshi. Ya, bibaho ntabwo wabihunga, bigomba kuza kandi ukabitsinda. Inshuti zanjye zancaga intege, ibiri bijyamo iki, ababyeyi, ya, ariko ubu ngubu aho bigeze bagomba kubikunda kandi bakabyumva kuko biriya nibyo nkunda kandi barabibonye ko mbikora neza. Icy'ingenzi ni uko nirinda kandi nanjye yana umukobwa uhesha agaciro. Ubona filime nyarwanda zigeze ku ruhe rwego? Filime nyarwanda zigeze ku rwego rushimishije cyane. Hatangiye kuzamo improvement. Yego. Ufite amahirwe noneho ko zishobora kuba ese ubona ari umwuga ubundi watunga umuntu? Ya, ni umwuga watunga umuntu cyane 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 pe. Abantu bibeshya ko nta kintu bimaze, ariko twebwe nizo zidutunze kuba tugeze aha ko ubona nyemba umukobwa. Ya, urabona nta kintu mbaye. Ya, urabibona. Okay, urabona ko meze neza. Nibyo bintunze, nta kindi kimbeshejeho. Yes. Hanyuma n'icyo bisabira abanyarwanda muri rusange, abakunzi bawe, nihe bajya bakurikirana filime zawe, ukinamo, ugiye gukinamo, nize muri rusange wumva nyine nihe bajya baza gukurikira? Icyo nsaba abanyarwanda muri rusange ni uko badushyigikira nk'abana babo, bakuru babo, barumuna babo, bashiki babo, ya, bakadukurikira cyane kuko bizadufasha kandi nabo muri rusange bizabafasha kuko harimo inyigisho nyinshi cyane. Nk'ahantu bazajya bansanga, ndi muri company bita umwimerere official. Badukurikira, iri kuri YouTube, nuko nguko yitwa. Dufite filimi nyinshi, hari filimi yitwa Ihwa, muze kujya kuri YouTube mukande murebe, subscribe, share, like, byose nyine mubikore. Inkunga yanyu ni umusanzu ukomeye cyane pe, kandi ni filimi nziza irimo inyigisho ku buryo buri munyarwanda wese yakigiramo bikagira intambwe nyinshi bigezaho. So mbingingira rwose kugira ngo bajyeho barebe pe, barebe.
Okay, muri rusange rero dusa nkaho twerekeza ku musozo. Wavuze ati kariyeri yawe irimo ubwaryo ufite sheri? ndamufite. Uramwemera se? ndamwemera. Twe dushaka amakote. Amakote tuzababwira aracyari igihe, ariko ntabwo ari kinini cyane. Tuzababwira mwebwe mutuze, tuzamuzanya. Twe turashaka ngo korona ibanze ivemo. Okay, reka ngushimire rero. Tureka ngushimire. Murakoze cyane. Natwe turabashimira ku bwitange bwanyu n'umusanzu wa nyuma mwatanze ukomeye cyane. Murakoze. Nongera kubibutsa ko munshaka abakunzi banjye, abavandimwe, inshuti, mwansanga. Nabibabwiye kampani ndimo, YouTube hose iriho, ahantu hose mushaka murahadusanga. Yitwa Umwimerere Official. Murasanga filimi nyinshi zitandukanye, hari n'izindi tugiye kubazanira. Mujye mudukurikirana. Uyu munsi wakinnye muri filimi harya yitwa? Uyu munsi nakinnye muri filimi bita Ugomba Gucika. Kirimo nka role yihe? Nakinnye nitwa Liza. Ni nk'inyigisho twatangaga ishingiye kuri ruswa y'igitsina. Watangaga ruswa y'igitsina? Ntabwo nayitangaga, kuko iyo mba nayitangaga ntabwo nari kuba wenda nafungishije uriya. Bazabibona, bazayibona. Nimubimbaza ibintu byinshi cyane. Kambatera amatsiko, muzagenda muyirebe. Yitwa Bikwiriye Gucika. Muzayisanga kuri YouTube. Reka ngushimire. Merci beaucoup. Namwe murakoze cyane. Yes, Cyuzuzo avuga ati kabisa vraiment nakinye muri filimi zigiye zitandukanye, ari nako ngo mwamusanga ku Umwimerere Official ndetse n'andi hose yagiye cyane. Niwe mukobwa wenyine wabasha gukina filimi